nta busigara ubumwe wadutoje tuzarukomeza ibugoya niyo ngiro ikirogoya n'umuziro ibugoya niyo ngiro ikirogoya n'umuziro imana yaduhaye amahirwe n'ayasaya bose muri abanyarwanda turabizi
nyakubahwa chairman turabashimiye kuba muri hano abaturage bose mureba barabishimiye kandi baje gutaramana nawe ndetse no kwishimana nawe kuri uyu munsi munyemerere dutangirire ku ndirimbo y'umuryango iki gikorwa cyacu kuri uyu munsi. Murakoze. Nyakubahwa chairman w'umuryango FPR Inkotanyi mukaba n'umukandida kuri mwanya wa perezida turabakiriye mu karere ka Nyarugenge, tubakiriye muri kapitale y'umujyi wa Kigali, tubakiriye kuba bakunda abanyarwanda bose bateraniye hano baje kwifatanya nawe kukwereka ibyishimo byabo ndetse no kugushimira kubyo umaze kugeza kuri aka karere ka Nyarugenge. Nge nitwa Nzeyimana Lukman, ndi umwana wavukiye muri aka karere, ndi umwana wakuriye muri aka karere, i Nyarugenge ni mu rugo. Ibyahindutse byose narabibonye n'amaso yanjye. Uyu munsi nishimira kwitwa umunyarwanda ariko by'umwihariko ukomoka ndetse unaturuka mu karere ka Nyarugenge. Urakoze cyane Lucky, nanjye nitwa Butera Isheja Sandrine, ariko udashaka kubyiharira. Nanjye Nyarugenge, Nyamirambo naratuye imyaka 15, ibyo rero nanjye nabibonesheje amaso yanjye. N'umunezero mwinshi rero kuba tuteraniye hano turi kwizihiza ibyo byiza. Arakoze cyane mugenzi wanjye Sandrine, duteraniye hano nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ariko by'umwihariko turi kumwe n'indi mitwe ya politike yishyize hamwe natwe mu gushyigikira umukandida wacu. Iyi mitwe ya politike nta yindi ni PSD, PL, PDI, PDC, PPC, PSP, PSRD ndetse na UDPR. Abaturage duteraniye hano turarenga ibihumbi 500, turarenga ibihumbi 500. FPR oye! Abo baturage n'abaturutse muri Kamonyi, ku Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge ndetse n'ahandi. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kwereka isi n'abayituye amahitamo yacu nk'abanyarwanda. Sandrine, uvuze ko imyaka 15 urayize Nyamirambo, urayize Nyarugenge, umujyi wa Kigali ni mu rugo, nanjye ni mu rugo. Ariko reka nkubaze, niki cyahindutse Nyamirambo mu mihanda wanyuzemo? Niki cyahindutse muri Nyarugenge muri iyi myaka 7 turi kumwe n'umusaza wacu?
nkubwiza ukuri ngiye gutangira kubirondora twakwirirwa hano ariko ndeka mere nko kuri Rafiki twarahajyaga gukina basket turi batoya ariko ukuntu hari hameze siko hameze ubu ni ishusho nshya kuzamuka ukagera kuri RP aho twari dutuyeho ni kaburimbo gusa naharebye ndumirwa ukomeze uzamuke kuri tapi yitwaga tapi rouge ubu ni tapi vert hararabagirana cyane sinakubwira kuri stade rero regional imbere wumvaga ngo match irabera regional kumva biteye ubute kujya ariko kuri ubu Pele Stadium iraka n'amateka haraka. Arakoze cyane nyakubahwa chairman. Turi Nyarugenge, Inyarugenge ni mu rugo h'abanyamugi, Inyarugenge kandi turishima turatarama, ariko muri aka kanya ndagira ngo twakire aba babyeyi baba Islam bishyize hamwe kugira ngo bagutaramire kubera ko turi hano kugira ngo tugushimire ndetse tunezerwe nawe. N'ababyeyi harimo abagabo, harimo abagore, harimo abakobwa, harimo abahungu, harimo abasaza, harimo abakecuru. Icyo bagiye kubikorera nta kindi ni ukugushimira ibyo wabagejejeho muri iyi myaka yose. Uyu munsi Nyarugenge aba Islam ndetse n'aba babyeyi bafite agaciro ko kugira ngo bagushimire muri aka kanya imbere yawe. Reka tubakire Ben Umoja Ben, karibu sana tafadhali. Tubatore abakandida ba RPF Inkotanyi barabikwiye kandi barashoboye. Demokarasi n'amajyambere n'umutekano wose mu gihugu bitamo neza tora Kagame witeganyirize ejo hazaza hitamo neza tora Kagame witeganyirize ejo hazaza umutore arabikwiye Kagame Paul arashoboye umutore arabikwiye Kagame Paul baba wa taifa. Kagame Paul niwe arabikwiye kandi arashoboye. Abagore twese dushyize hamwe dutore neza Paul Kagame tugumye twese imihigo twiteganyirize ejo hazaza tugumye twese imihigo twiteganyirize ejo hazaza Umutore arabikwiye Kagame Paul arashoboye umutore arabikwiye Kagame Paul baba wa taifa. Niwe arabikwiye kandi arashoboye. Amazi meza n'amashanyarazi koranabuhanga
turwanye ingengabitekerezo ya jenoside ubumwe bwacu banyarwanda turwanye ingengabitekerezo ya jenoside umutore arabikwiye Kagame Paul arashoboye umutore arabikwiye Kagame Paul mama wa taifa shishoza neza utore Paul Kagame twitorere kandi n'abadepite ba FPR Inkotanyi. It's Danny on the mix. twitorere abadepite ba FPR Inkotanyi twikomereza iterambere mu bumwe demokarasi amajyambere Twamsifu kandida wetu Kagame kwa furaha na kuleta amani. Twamsifu kandida wetu Kagame kwa furaha na kuleta amani. Wanyarwanda tumeamua tutamchagua kandida wetu Kagame oye. Wanyarwanda tumeamua tutamchagua kandida wetu umoja oye. Na mama tulikuwa tukinyanyaswa usiku kucha matatizo. Kina mama tulikuwa tukinyanyaswa usiku kucha matatizo. Sasa leo sisi wote tumeshapewa haki zetu. Kagame oye. Sasa leo sisi wote tumeshapewa haki zetu. Arabie tutamchagua kandida wetu. barakoze cyane. Aba ni ababyeyi bari hamwe n'ababyeyi b'abayisilamu. Nyakubahwa chairman, ngarutse ku bayisilamu mu ncamake, ubundi ntibyabagaho, ariko uyu munsi banyuze imbere yawe barishimira ibyo wabahaye, barishimira agaciro wabahaye. Uyu munsi abayisilamu barahari mu turere bayobora, uyu munsi abayisilamu barahari mu badepite, uyu munsi abayisilamu barahari mu nteko, uyu munsi abayisilamu barahari mu baminisitiri. Uyu munsi by'umwihariko nibwo bwa mbere mu mateka ya Islam mu Rwanda bagiye gukora umutambagiro mutagatifu Imaka mu rugendo rworoshye rw'amasaha make hamwe na Rwandair. Ubundi barazengurukaga, bagendaga Kenya, bajyaga Dubai, banyuraga Ethiopia, banyuraga ndetse na Qatar, barangiza bakagera Jeddah. Ariko uyu munsi kubera Rwandair waduhaye, abayisilamu baravuga ngo alhamdulillah kubwawe. Yaba nashoboraga kubyigana mba mbikoze Lucky, ariko nanjye nakabivuze. Si abisilamu gusa bafite uwo munezero, reka mbyegereze umutima mvuge nti umunyarwandakazi by'umwihariko. Nko kuba mpagaze hano imbere y'imbaga ingana gutya nk'umunyarwandakazi no kubera agaciro mwaduhaye nyakubahwa chairman. Ejo bundi mperutse kwitabira umukino w'isiganwa ry'imodoka bita rally, hanyuma abantu bakambaza bati watinyutse utabiriya bintu uko biteye ubwoba. Ndababwira ni sawa, ubwo ni gute nakwiheza? Mwaradukinguriye imiryango muri byose nyakubahwa chairman. Nta mpamvu yuko twiheza cyangwa twisigaza inyuma, byose ni kubera mwebwe. Byagenze gute Sandrine? Ibyararise yewe imodoka yagize ubwoba ariyo
ariko rwose humura tuzabikomeza. Chairman yaduhaye urugero rwiza rw'uko nta gusubira inyuma kandi ibyo ukoze byose ugomba kubinoza. So nizere kukubona ku rutonde rwa ba Hamisa Nelson. Imidari reka ntegura akabati ko kuyishyiraho n'ibikombe. Ariko rero ibyagezweho ni byinshi. Reka tugaruke kuri Nyarugenge aho turi kuri aka kanya, muri aka kanya. Ibikorwa remezo twatangiye tubivuga, amashuri, imihanda. Ngira ngo mwese uko mwagiye muza, reba nawe umuhanda uvuye Bugesera uza hano, uvuye Nyabugogo uza hano. Abaturutse hirya hari ahantu bitaga mu Myembe. Urahaza ahantu bitaga mu Myembe? Ubu ntago bikiri Imyembe. Ubu hahindutse Mango City. Mango City. Ngo ni Mango City ntago hakiri mu Myembe. Alright, so arakoze cyane kuvuga kuri Mango City, ariko nkanjye w'inyarugenge wavukiye Nyarugenge, ninde waruzi ko mu Biryogo, muri Tari Nyota, mu magaraje uyu munsi abari hano barahazi mu Marange? Niba uzi mu Marange zamura idarapo ryawe. Ni ihuriro ry'abakerarugendo. Uyu munsi ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bibera mu Marange. Iyo umuntu aje mu Rwanda ntajye mu Marange aba yumva ko ari ahantu atageza. Uyu munsi twebwe muri Nyarugenge mu ncamake turavuga ngo ni ku gasima k'Abanyamugi.